umuntu wese wumva avuga ngo genda ndashaka iki ngiki nashyiremo imbaraga guhinga si bya bintu bavuga ngo guhinga ngo biravuna ngo guhinga wayishyizemo imbaraga mu guhinga nta kintu kivunana burya wakishyizemo kandi iyo uvunitse nanone ubona umusaruro nose utavunitse ukuraho umusaruro. Mbere ko ngira ikintu mvuga reka mbanze rye kuri inanasi. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, aya mashusho abereye amaso muri kubona ni mu karere ka Nyamagabe. Ahanga ndi kujya mu bisi byahuye gusura umuhinzi uhinga inanasi. Ahinga inanasi ku buryo afite ibiti 5,000. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibereye amaso, ni mureba inyuma ni ku karambi imisozi myiza ubona yegeranye. Nureba hejuru ni mu bisi byahuye. No urugendo rutari rurerure, no urugendo nakoze kugira ngo nerekane ko mu buhinzi bw'inanasi harimo amahirwe menshi. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda bisubiramo, umuntu tugendana umunsi kundi ushobora kuba waratangiye ibi biganiro bireba udakunda ubuhinzi, gake gake niko bigenda biza. Nanjye niko nabitangiye, uzagera ahantu wumve ko nta kindi kiganiro wareba usibye ikiganiro cy'ubuhinzi. Aramutse. Foto. Dore ndimo ndafotora birabisiye. Rabyo wacu. Reba uko hameze. Yego, nanjye kwameze. Dore muri televiziyo uko biri. Yego. Uyu munsi turi mu karere ka Nyamagabe, murenge wa Kamegeri, mu kagari ka Rususa. Uyu murima turimo ni uw'inanasi. Ni umuhinzi wabigize umwuga, utabikora bya bintu byo gukina. Ni mureba hano, urabona ko kuva hano mpagaze ndi ku mpera z'uyu murima kugera hara hirya ku ishyamba harimo nka metero 200. Ariko imirima ni 3. Hari zo yateye hejuru muri kubona zitarafata neza. Hari uyu murima mpagazemo, ariko munsi harimo n'undi murima urimo n'ibiti by'avoka. Uyu ni umushinga yakoze, ariko awukora yawuteguye. Niyo mpamvu ntago yahinze inanasi ziyazi n'ibitangira kananasi ntoya, ahubwo nkuko muri kubona iyi ngiyi ni inanasi nini cyane. Nini cyane. Inanasi zazindi ngo za kijyambere niyo makuru dufite. Niyo mpamvu twafashe urugendo kuya tujye kumusura. Tumusure ariko tunerekana ibikorwa yakoze uburyo ari indashyikirwa. Shima n'ubuyobozi bwa Nyamagabe. Uyu murima muri kubona urimo inanasi nk'ibihumbi 5, ariko ni za nanasi nini ku buryo abantu bacuruza inanasi bazicuruje ntago zabura abakiriya. Niyo mpamvu tugiye kuganira tubwire byinshi kuri uyu mushinga, agira inama abantu ndetse n'abakenera imbuto ndetse n'inanasi zo kurya babe babasha kubona adresse ziwe ku buryo bajya bamwegera akabafasha, kuko burya ngo akeza karigura. Niyo mpamvu ntabatindiye, reka tuganire kandi murahungukira byinshi. Naba abantu mu biro duhora tubwira nabo bagomba kunguka byinshi, bagatekereza ibintu birenze ku byo bajya bakora. Ukabona bagenzi bane dasi inanasi natangiye guhinga mpinga akantu gatoya. Ubu igitekerezo cyaje gute? Igitekerezo nakigeze bitewe nuko nabonaga ibindi narimo mpinga byose bisa nk'ibyarwaye, bana mfite amatunda, banatangiye kurwara meta ntakereza ko batereka nihingira inanasi, matunda zaje gusaza mfite inanasi nje mbona nkora agafaranga ko gutunga umurimo. Okay. No kuvuga ngo imbuto bwo wayibonye ute? Imbuto ni nziza cyane. Sigira amafaranga. Ntabwo najya kugura imbuto mu isoko kandi mfite inanasi. Ntabwo wajya kugura imbuto mu isoko ufite inanasi. Inanasi kigenda nifite amatunda nayo n'ubu ngubu nshiratakanya kongera kubisubiramo. Ariko bagakanya ndaba nihingira inanasi nizo mbona zimfashije kandi zitangora cyane nkuko bisanzwe mbona nta imbuto ubona umuntu wahinze imbuto nta n'ikindi kintu wahinga. Abantu benshi batinya gukora imishinga nk'iyi ngiyi, cyangwa se ugasanga ntibafite amakuru, cyangwa se ugasanga ntibazi aho bakura imbuto. Niyo mpamvu twafashe urugendo, ariko ni ukuvuga ngo uyu mugabo yakoze igikorwa, uhageze wakwiyamira, uhageze watungurwa. Ubu ngubu ugeranije nk'uyu murimo urimo inanasi zingahe? Wenda ubaze imwe nubwo zitarera, ntabwo wabona nawe uri 5 by'inanasi. Ujya kuzihinga iyi mirima kugira ngo uyihaze, imbuto wayibonye ute wowe? Tunatangira ku murimo umaze kugwira ngura n'undi uze none nawe ngutuburiramo za mbere nari mfite ntuburiramo, wowe none ziguye ngurundi nabwo ndatubura nuko nazibonye bita ziguye Reka nerekane nk'inanasi hano ndi kubona, kuko ni nini cyane. Gereranije inanasi ubundi irapima nk'ibiro 2 n'igice, iyi ngiyi irapima nayo nka 2 n'igice, ariko ni inkomeza hano ndi kubona ipima nk'ibiro 3.
iyi ngiyi irapima nk'ibiro 3. Abantu bakeneye izi nanasi bazikeneye bazibona gute? Nanasi byaterwa naho waba uherereye. Wampamagara igihe uzikeneye tukavugana, aba nazi kugezaho cyangwa kaza kuzitwara, kuko hari n'abantu bagiye aho wigeze guturuka ni Muhanga aza kuzifata hano nta kibazo. Yaturutse i Muhanga aza kuzifataho aragura zikomezanya aragenda nta kibazo kiraba gihari. Nk'umuntu ashaka kuzihinga bisaba iki ku murima kugira ngo umurima zeramo bumeze gute? Nanasi ntantu zitera, ubundi cyambere nuko uba ufite ibishingwe, imborera nyine isanzwe y'inka. Nk'ubu ureba hano ruguru ziri ruguru, buriya zanwa ibishingwe byinshi nubwo nta zitaratangira kwera, ariko buriya zatwaye ibishingwe byinshi. Yego, teresha ibishingwe, naguteresha ibishingwe ukazireka zikabanza zikasa nk'izifashe. Yego, ugenda utangira kuzisasira. Nanasi irasasirwa. Inanasi irasasirwa. Kuki isasirwa? Gusasirwa icya kintu cyo kwirinda ko yafugira ibishingwe washyizeho ushobora umuvu ushobora kubitwara. Iyo isasiye rero ibishingwe washyizeho biragumana, nta muvu wahatwara cyangwa hashashe. Ni ukwango harimo no uko ndi kubyumva harimo kurwanya isuri. Kandi nanone ukaba na bya bindi wasashije bikazahinduka iki? Ibishingwe. Kandi nanone ikindi bikarinda ibyatsi byinshi bimeramo, kuko ibyatsi buryo bimeze mu murima wawe biba bigutwarira ifumbire wakoresheje washyizemo. Bigutwara ifumbire. Washyizemo ibishingwe byawe, ibyatsi bikameramo, nabyo bimera ahantu hari ibishingwe ibyatsi. Ibyatsi bimera hari ibishingwe. Ese bitwara igihe kingana iki kugira ngo inanasi ibe yakwera? Inanasi biterwa nuko iteye ingana. Yego. Yari urugemwe runini yera vuba, ariko ari akagemwe gatoya nyine urabyumva nako kagomba kubanza gukura. Biro kazabona uko gatangira kwana nk'iyo nanasi nk'iyo ngiyo. Ubu mu gihe mwaka utazi ari zazayo. Inanasi ziruta izi ngizi. Iyo tuvuze akagemwe reka nk'iki giti utwereke. Iyo tuvuze akagemwe. Yego, yego. Abakangana kure. Aka ni akagemwe. Aka ni akagemwe gatoya. Noneho urugemwe runini. Yego. Bitewe nuko ushaka guhinga. Bitandukanye rero ni uko. Yego. Igihe izanira bitandukanye n'aka ngaka. Kumwe ugenda ubitera ubivangavanga rero ntabwo wahita uvuga ngo izi nini wazitera ukwazo, wazitera ukwazo. Iyo ugezeho washyize ku mwobo ushyiramo ibishingwe, ubwo ntabwo byakandira rimwe bitewe n'uko zingana. None se Leonidas, nk'izi ngemwe turi kubona ari uzikeneye yazibona? Cyane ziraboneka rwose. Urazitanga? Uzigurisha nka gute? Ubona bitandukanye. Urugemwe rungana uko nguko ntabwo rugura na kimwe na rumwe. Yego, ndi kubibona uko ruhita rwera. Wabidusobanuriye? Ntabwo bigura kimwe rero. Yego. Yaje rungura ashobora kumpa igigi 5. Yego, 150. Akampa 100. Kawirya rimwe mu mwaka. Ariko izi buri munsi ntabwo ushobora kubura kunywa umuntu abivuga kera ngo yabuze umunyu. Cyangwa se yabuze icupa ryo kunywa mu gihe arikeneye. Cyangwa igitenge cy'umugore. Hano nshobora kuza nka inanasi 30. Namba nkeneye igitenge cy'umugore ngako kanya. Biba byakemutse. Biba byakemutse. Ariko watubwiye ko wahinze na marakuja mbere. Waziretse kubera iki? Cyo gihe zabanje kuduha amafaranga pe. Zigira amafaranga nazo. Yego. Ziduha amafaranga, ariko kuba umusore twese twazihinze kubera twabonaga zifite amafaranga. Bitangira ibintu byo kurwara, wahinga igahita yuma, yatangira kwera ugasanga ibaye ibintu zibaye nta muto burimo, ntabwo zitukura neza. Yego, niko kubivamo no mutani mvuga ati reka mfemwe ibingibi n'ubu ntabwo bikiduha umusaruro. Bitanigira kwinjira nanasi. Inanasi nihe nama wagira nk'urubyiruko Leonida? Rumwe tuvuga ngo rurera amaboko. Ubundi ikintu cya mbere ngenda bibwira n'abantu, nge n'abantu dukorana ntinyabwo nkorana n'abana manyuma bavuga ati kuki muragenda gahoro kubera iki? Kuki mugenda gahoro? Muragenda gahoro kubera iki? Umuntu wese wumva avuga ngo genda ndashaka iki ngiki, nashyiremo imbaraga. Guhinga si bya bintu bavuga ngo guhinga ngo biravuna, ngo guhinga wayishyizemo imbaraga mu guhinga nta kintu kivunana. Burya
wakishyizemo kandi iyo uvunitse nanone ubona umusaruro baza utavunitse ukuremo umusaruro gushaka igitego mu kibuga biragora n'umukinnyi w'umupira ujya ubona ukuntu bagenda bihanagura yego burya nawe ntako aba atagize nubwo yatsindwa ariko ntako aba atabigenza uko umubare w'abantu bagenda biga amashuri uba munini ni byiza barajijuka ariko nanone siko akazi ko mu biro kaboneka ariko amahirwe ari mu butaka ko hari umuntu wavuze ko ntago zahabu ituruka hejuru zahabu ituruka mu butaka na diyama ituruka mu butaka bivuze ngo n'amafaranga burya inshuro nyinshi ari hehe ari mu butaka kandi umubare munini ku isi abaturage bagenda biyongera ku isi ndetse no mu gihugu cyacu bakenera kurya niyo mpamvu ukora ibigendanye n'ubuhinzi atazigera abura amafaranga. None das hari ikindi wasangiza abantu? Ikindi wasangiza abantu nuko burya iyo wakoze ubikunze ntabwo ushobora kwicwa n'inzara. Iyo wakoze ubikunze ntushobora kwicwa n'inzara.